Reka nongere mbaye ikaze inshuti bakunze babaho neza TV. Reka mbasuze mwebwe mwese abadukurikira ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, abadukurikira kuri Miranova Cooking Academy, abadukurikira kuri Facebook, abadukurikira kuri TikTok, abadukurikira ahantu henshi hatandukanye, hose ni baho neza. Ukuvuga ngo baho neza ifatanyije na Miranova Cooking Academy. Kuvuga ngo Miranova ni ikigo cyigisha guteka kinyamwuga. Ikigo cyigisha guteka, gukora imigati, gukora keke, gukora ibintu byinshi bitandukanye, hanyuma ukaza bakaguha certificate y'igihe kirekire. No kuvuga ngo certificate ihoraho. Hari ibigo biba byigisha imyuga iciriritse cyangwa ubumenyi ngiro, ugasanga certificate baguhaye yemewe nko gukora mu Rwanda gusa, cyangwa ugasanga yemewe gukora mu cyiciro runaka. Miranova rero najya ngo nkubwire ko ari certificate mpuzamahanga iguha ukaba wemerewe kuba chef w'igikoni ku rwego mpuzamahanga. Ibyo njya mbabwira rero mujye mubifata nk'ukuri, kubera ko nta kintu banifuza ko mugira ubumenyi, banifuza ko mutera imbere, banifuza ko mubaho neza. Nkuko nabibabwiye rero, nkuko mpora mbibabwira, kubaho neza ni ukubaho mu buzima wishimiye, ni ukubaho mu buzima bufite intego. Ugomba kubaho mu buzima wishimiye kandi ubuzima bufite intego, kubera ko buriya usanga kenshi abantu babaho nabi bitewe nuko nta ntego bafite. Umuntu akaba wakumva ko ari umukene, akumva ko nyine yavutse ari umukene, azapfa ari umukene. Iyo myumvire iraciriritse. Vuga ngo niba uri umukene, gerageza ushakishe icyakuvana mu bukene. Ugira intego, vuga uti uyu mwaka ntabwo ugomba kunsiga mu bukene. Ubiharanire. Vuga ngo abantu ubona bafite ibintu n'abantu babiharanira, n'abantu basigasira ibyo bafite. Nawe rero iyo utangiye kugira icyo ubona, wamara kukibona ntumenye kugisigasira, ni hahandi usanga nanone wisanze hahandi wahoze. Niyo mpamvu rero ubona abafite aribo bakomeza gusigasira ibyo bafite, kugira ngo batazasubira muri bwa buzima bubi, kugira ngo batazasubira hahandi habi bahoze. N'abatindiye rero muri kumwe nanjye mujyanama w'ubuzima, kambaye ikaze, nguhe ikaze by'umwihariko wowe wakanze kuri subscribe cyangwa sabone, kubera ko uri inshuti yakadasohoka. Uwo ni umusanzu ukomeye, ni umusanzu ukomeye ubushyizeho itafari, ubushyizeho itafari ku byo dukora. Ni iby'agaciro rero wowe wabikoze, ndetse nawe utarabikora nagira ngo nkubwire ubikora aka kanya, kugira ngo nawe utazajya ucikwa n'ibyiza tuba turi kugutegurira mu buzima bwa buri munsi. Tudatinze rero, nagira ngo nkubwire ko hari umukunzi wacu uri Mozambique. Muri Mozambique abantu baho mudukurikira muzi, mwumva ikinyarwanda, hari n'abumva igiswahili, hari n'uwadusabye ngo tujye dukora ikiganiro mu giswahili. Ibyo byose nk'uko baho neza itajya ibatenguha, hari ibyo tuzagenda turebe niba bishoboka, hanyuma nawe igisubizo cyawe tugishake. Ndumva rero ibyo watubajije mu giswahili twaragusobanuriye kandi ibintu bigenda neza. Rero niba mwifuza no gukora ikiganiro, nawe niba wumva ururimi rw'igiswahili byandika hasi muri comment, kuko dukora ibyo mwebwe mwatubwiye. No kuvuga ngo niwandika hasi muri comment uvuga ati mujye mukora show mu giswahili, cyangwa mujye mukora show mu giswahili n'ikinyarwanda, ibyo byose inama zose ni mwebwe tubikorera. Ubwo abemeza igiswahili ko ikiganiro kijyaho cy'igiswahili, ubwo nabyo tuzabyigaho tubishakire umwanya. Abantu bari Mozambique rero ndabashimiye cyane, n'iby'agaciro kuko muduhora hafi. Natwe kandi ntago tujya tubatenguha, kubera ko tubasubiriza igihe kandi ibintu bikagenda neza, nk'uko mubigaragaza mudushimira. Hanyuma rero umukunzi wacu yari yatwandikiye ibaruwa ndende, ariko atubaza ngo abacuraguzi, abarozi
bamuzengereje babyina inyuma y'inzu ngo bamena ibintu hejuru ku nzu, akarara adasinziriye, umutima utera, bahonda ibintu ku nzu. Nta kuntu nababwira umuti wakumira abo bantu. Si uyu munsi rero ngiye kukubwira uko uzabigenza. Biroroshye cyane uko uzabigenza, nta murozi uzongera guhangara urugo rwawe. Kuvuga ngo hari ukurinda urugo rwawe. Hari byinshi nagiye mbabwira mushobora kwifashisha, ariko ubu ngubu ni uburinzi n'abakurambere bacu bakoraga kuva kera, hanyuma urugo rukaba rurinzwe. Niba umaze gukora ibi ngibi, niba umaze guproteje urugo rwawe, umaze kuruzitira, nta murozi uzarwinjiramo. Yaba ari umucuraguzi, yaba ari abazaga baje gukuroga, yaba abo batumaga, kubera ko benshi baratuma kubera ko hari umuntu baba bakeka aho ngaho muri karitsiye, bavuga ati kanaka araroga, bavuga bati kanaka. Iyo rero bamaze kugukeka, wamaze kumenya ko abantu bakumenye, ukoresha abandi, ugatuma umwana wawe, ugatuma umwana w'umuturanyi, ugatuma kandi ugasanga wa mwana bamutumye gukora ibibi kandi atazi ko ari bibi, yarazi ko bamutumye. Rero ni ukuvuga ngo mu gihe wakoze ibi, nta muntu ushobora kwinjirana ibintu nk'ibyo ngibyo mu rugo rwawe. Arahagera akagira ubwoba, agatitira, cyangwa bikamucika bikameneka, cyangwa akitura hasi akarambarara aho ngaho, akaba ari wowe uhamuvana. Ni ukuvuga ngo rero biterwa n'ibyo azanye. Umucuraguzi araza nijoro akahacaho, akagenda agatoroma, agashakisha ahantu yajyaga, akahabura, ntashobora kubikora, kubera ko ibyo ngiye kukubwira nibyo nawe aba yakoresheje kugira ngo akoreshe za mbaraga z'umwijima, kugira ngo nijoro abashe kugenda yambaye ubusa ntimumubone, kugira ngo acane umuriro wake ntuzime. Ibyo byose rero hari byinshi nzagenda nkubwira, hari n'amabanga nzagenda nkubwira no mu byo bakoresha kugira ngo umuriro wake, kugira ngo bawucane, kubera iki bacuragura bacanye umuriro. Ibyo byose rero tuzagenda tubibabwira, ngende nkubwira n'ibyo ushobora kwifashisha kugira ngo ubashe guhangana nabo, kugira ngo ubashe kuba nawe wakwivana mu buzima bubi, mu bibi bari kukoherereza, mu bibi bari kugushyiramo, kugira ngo ubashe kuba wahangana nabyo, hanyuma ubeho neza nk'uko ubuzima bwiza bugomba kubaho, nk'uko umuntu agomba kubaho atarwaye, nk'uko umuntu agomba kubaho mu buzima akunze, atishimiye, nta mujinya, nta shyari. Uri umuntu ubayeho neza ni umuntu udafite ishyari. Rero dore uko uzabigenza. Ni ukuvuga ngo hari ibiti bibiri by'ingenzi ukwiriye kumenya. Igiti cyitwa umuko cyangwa umurinzi. Uriya kucyita umurinzi ntabwo byaje gutyo gusa, nzababwira n'amateka yacyo kugira ngo cyitwe umurinzi. Hari benshi batabizi. Kugira ngo cyitwe umurinzi hari icyo cyakoze, hari uwo cyakijije kugira ngo cyitwe umurinzi. Hanyuma rero ufata iki giti cyitwa umuko, ugafata igiti cyitwa irarire. Umuko n'irarire. Ni ukuvuga ngo rero imbere y'amarembo yawe aho abantu binjirira, urafata ku ruhande rwo haruguru uhatere igiti cy'umuko, ku ruhande rwo hepfo uhatere irarire, abantu binjiriremo hagati. Ufata ikindi giti cy'umuko ugenda ugitere inyuma y'inzu ku ruhande rwo haruguru, ku ruhande rwo hepfo uhatere irarire. Aho ngaho inzu ya urugo rwawe ruzaba rurinzwe. Nta muntu ushobora kohereza imyuka mibi ngo ikugereho,
nta muntu ushobora kwinjirana ibintu bibi wawe, nta muntu ushobora gutongera, nta muntu ushobora kuza gucuragura. Araza aje gucuragura akacaho agatoroma akagenda, kubera ko hari umurinzi. Ni ukuvuga ngo rero ibi biti bifite akamaro gakomeye mu migenzo ya kinyarwanda. Numva rero hari ibindi yakoze nawe, hari ibyo azakora agendeye kuri ibyo ngibyo, kubera ko hari bimwe akora muri ibyo ngibyo bikamuyobora. Rero iyo bimaze kumuyobora, byo biza bimwerekeza iwawe, rero iyo bihari araza akahabura. Nuko nguko uzabigenza niba bari barakuzengereje. Hari amabanga yabo menshi nzagenda nshyira hanze, kubera ko hari byinshi abatubanjirije basogokuru bacu ba nyogokuru bagiye batubwira by'amabanga abantu ba kera bakoraga. Hari ibitabo byanditse, abantu benshi bagira ubunebwe bwo gusoma, ariko hari ibyo abantu bagiye bandika kandi bakabyandika bigendanye n'imico y'iwabo, ariko ugasanga imico ya kinyafurika imwe n'imwe igenda yenda guhura, yenda gusa. Niyo mpamvu abanyafurika buriya turi bamwe. Ibyo wakora muri Tanzania, ibyo wakora i Bugande, n'ibyo wakora mu Rwanda, imico ni imwe. Usanga iyo mico rero abakurambere bacu bari bayisangiye, kandi baragiye batembera bagenderanira muri ibyo bihugu. Niyo mpamvu usanga turi abavandimwe, niyo mpamvu usanga turi bamwe, ibyo dukora ni bimwe. Murakoze cyane, mwari kumwe nanjye mujyanama w'ubuzima. Ndabakunda cyane, mukomeze mukurikire Baho Neza TV, hanyuma ujye kuri Miranova Cooking Academy kandi subscribe, wige guteka. Nubishaka uze tugufungurire YouTube channel, wige guteka. Numara guteka tugufashe no kuzamura YouTube channel yawe, hanyuma nawe utangire ubyigisha abandi binakwinjiriza. Murakoze cyane, Imana ibarinde, naho ubutaha.